Mu gihe hashize iminsi itari mike tugaruka ku nkuru ya Eric Gisa Rwigema n'umuhungu wa General Fred Rwigema, biravuga yuko yasezeranyijwe imikoranire na FDL ndetse na RNC Rwanda National Congress. Menya rero uko Gisa Rwigema yashutswe n'igihugu cya Uganda. Iminota 26 Perezida Paul Kagame yavuze mu bukwe bw'umukobwa wa Fred Gisa Rwigema, Teta Gisa, ishobora kuba iruta amasaha menshi cyane umuntu yakumva abandi bavuga ku bibazo by'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Bwari ubwa mbere mu gihe kirekire yari yeruye akavuga kuri uyu muryango, by'umwihariko awuvugaho nanone ari mu gikorwa cy'umuryango. Ryari ijambo riziye igihe, umwanya ukwiye. Usibye ijambo rya Perezida Paul Kagame, hari n'ibindi byavuzwe bishyira iherezo ku magambo y'igihe kirekire yuko ngo umuryango wa Fred Gisa Rwigema watereranywe n'u Rwanda. Janet Rwigema wabyaranye abana babiri na Rwigema, mbere yo guha ijambo Perezida Paul Kagame yabanje kumushimira uko yagize uruhare mu kwita ku bana be. Agize ati aba bana bashoboye kwiga, ati ntacyo babuze, ati mwarakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Perezida Kagame nawe yavuze ko umukobwa Rwigema ari nk'umwana we mu muryango. Arangije agaruka kuri Gisa Eric utaritabiriye ubukwe, avuga ko abaturanyi bamugiye mu matwi. Ntabwo yigeze ajya muri byinshi ngo asobanure abo ari bo, gusa amateka yakomojeho yumvikanishaga ko ari Uganda. Ati ntabwo numva ko rero hakwiriye kugira uwo basiga ibara, ati ribi muri twebwe, cyane cyane simbyifuza, ati haba ku muryango wanjye no ku muryango wa Gisa. Ikibazo kibazwa ubu, NS Uganda yashutse uyu musore mu buhe buryo? Abazi neza amateka basobanura ko umubano wa Gisa Eric n'u Rwanda ujya kujyamo rucumbeka, byakozwe na Caleb Akandwa naho uzwi nka Salim Saleh. Uyu mugabo w'imyaka 61 y'amavuko yabanye mu gisirikare na Fred Gisa Rwigema, bombi bakira basore. Mu gitabo cya Janet Museveni cyitwa My Life Story, yavuzemo uburyo mwaka w'1980 we n'umuryango we Museveni bafashwe n'abasirikare ba Milton Obote, bakicazwa hasi bakarokorwa na Saleh hamwe na Rwigema. Bombi bari inshuti ku buryo ngo no ku itariki ya mbere ukwakira mwaka w'1995 ubwo Rwigema yashyingurwaga mu cyubahiro, Salim Saleh yari mu bantu bari kuri Stade Amahoro. Umugore we witwa Cyomuhendo Jovia Saleh nawe yari ahari kandi yagaragaye afashe mu mugongo umugore wa Rwigema, Janet Rwigema, nk'uburyo bwo kumuhoza. Ibi byumvikanisha rero umubano usanzwe hagati ya Rwigema ubwe n'uwa Salim Saleh, ku buryo rero ngo n'imiryango yabo iziranye ku kigero cyo hejuru. Abazi amateka basobanura ko Salim Saleh ari we wagiye mu matwi Gisa Eric amwumvisha ko abanya-Uganda ari bo batumye FPR Inkotanyi igera ku butegetsi. Ni mu gihe inyandiko nyinshi cyane na FPR Inkotanyi ubwayo badakozwa ibyo ngibyo, ndetse rimwe na rimwe mu myaka yashize na Uganda yagiye yerura ikavuga ko intambara yo kubohoza u Rwanda nta ruhare yayigizemo, rwaba urw'ibikoresho, amafaranga ndetse n'ibindi. Nta tegeko na rimwe ngo ryigeze ritangwa n'ubuyobozi bwa Uganda mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye rigena ubufasha ku ngabo za FPR Inkotanyi. Icyo gihe nta n'umusirikare wa Uganda wigeze arwana urugamba rwo kubohora u Rwanda, usibye nka babiri ngo bari basanzwe ari abarinzi ba Rwigema bamukurikiye ku bushake kubera uko bamukundaga ubwo urwo rugamba rwatangiraga. Urugero rutangwa n'urwa Mugisu wakurikiye Rwigema kubera umubano bari bafitanye bitari urukundo rwo kumufasha mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda. Kumva Salim Saleh yavuga ko RPA yafashijwe na Uganda ngo bishegesha benshi cyane baza amateka, kuko hari nk'abaganira n'ikinyamakuru rya Akadomo.com basobanura ko bitanashoboka namba, na cyane ko RANU yahindutse FPR Inkotanyi yabayeho mwaka w'1979, imyaka ibiri mbere ya NRA ya Perezida Museveni. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande abanyarwanda nabo batumva uburyo Uganda itesha agaciro impfu z'abana babo baguye nshungerezi na Nakivale mu ntambara yagejeje Museveni ku butegetsi. Eric Gisa yijejwe ubufatanye na FDLR. Bivugwa ko binyuze muri Salim Saleh, Uganda yagiye mu matwi Eric Gisa ikamwumvisha ko agomba guharanira kugera ku rwego nk'urwa se. Uyu musore usigaye wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo byageze naho abwirwa ko ashobora guhuzwa n'umutwe wa FDL hamwe na RNC Rwanda National Congress ya Kayumba Nyamwasa bagafatanya kurwanya ubuyobozi bw'u Rwanda bamubwiraga ko bwamutereranye. Salim Saleh ni umwe rero ngo mu bahungishije Kayumba Nyamwasa ubwo yavaga mu Rwanda, ndetse kandi haheruka no kujya hanze amakuru y'uburyo ari umwe mu bafatanyabikorwa ba Tribert Rujugiro mu bucuruzi akorera muri Uganda,
ari nabwo buvamo inkunga zishyigikiye ibikorwa bya RNC. Si ubwa mbere kandi bivugwa ko Salim Saleh yashyigikiye abashaka guhungabanya u Rwanda, kuko ngo we ubwe yagiranye ibiganiro na Seth Sendashonga bigamije gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, nk'uko bigaragara mu gitabo cya Gerard Prunier. Muri Gicurasi uyu mwaka, Salim Saleh yagiranye kandi ibiganiro na muramu wa Kayumba witwa Frank Ntwari wari mu buyobozi bwa RNC. Hari n'amakuru avuga ko Eric Gisa yabwiwe ko Rwigema yishwe na RPA, bityo ko atagomba gushyigikira abari bayirimo, ahubwo ko agomba kubarwanya ashikamye, nk'uko bigenda bigarukwaho. Urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rwari rutangaje ko rwatanze ubujurire ku nshuro ya kabiri mu rubanza ruregamo umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan. Ubushinjacyaha burasaba gukosora icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru kuko rwamuhamije icyaha kitakiri mu mategeko. Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bino umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, amuhanisha gufungwa imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana Niyonsenga waburanaga yidegembya ahita afatwa agafungwa. Mu byaha yamuhamije uko ari 4 byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka wa 2019, n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira. Mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosora amakosa y'urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu mwaka wa 2019. Mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha 3 Niyonsenga yahamijwe ndetse n'ibihano. Iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire, ariko ntiyitaba telefone. Ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye. Umunyamategeko twavuganye nawe utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza. Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha, bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka. Ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano, bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama, wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe, cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano, nabwo bikaba byashoboka ko byagira izo ngaruka. Mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana Jean Baptiste Karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyonsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera. Bavuga ngo ni Renaissance inyorera rwa umusivili, umuntu usanzwe profane umuritereri nka Karegeya, iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana nta rindizi ndabihanirwa. Ngaho ibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho, iyo sura uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga. Kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose, sivuga u Rwanda. Mu isesengura rye Karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego. Amahirwe nuko Cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu, niba barahise bamumanika. Iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramuriki, niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho. Ubundi cyakagombye gukorwa mu kuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose, ushobora gusanga harimo andi mayerere, hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo. Nizihe ngamba za